muraho neza. Ngiye kwereka uburyo ugiye kubikuza YWD niyo ngiye kuba nakwereka uburyo bayibikuza. Niba ushaka kumenya uburyo ubikuzamo rero biragusaba yuko ugomba kuba ufite OKX. Nimba udafite OKX ubwo we ntabwo turi kumwe. Gusa udafitemo account reba muri video description harimo link igufasha mu gufungura OKX. Ikindi mvugaho, nimba ufite OKX ugomba kuba uzi gufungura OKX wallet. Kuba ufite OKX ni kimwe no kuba ufite wallet yayo ni ikindi. Bisobanuye kuri buyituza wihuta, urahita uza hano wihuse cyane, yaba muri comment yaba muri video description. Muri video description kuko abantu benshi batayizi ni hejuru gutya yamuha kuri title, iyo ukanze kuri title y'amagambo gutya uri kuri video bihita hamanuka andi magambo, ukongera ugakanda munsi kuri amagambo ukabona ibindi bintu byose. Urahita ubonamo akane kanditseho ngo uko wafungura wallet ya OKX kugira ngo ubashe kuba wabikuza. Ni ibintu byoroshye n'iminota 2 bisaba. Hanyuma ubwo mwe nimara kuyifungura ugaruka urebe video cyangwa se ubanze uyirebe urebe ukuntu uza kubigenza. Ibya wallet turaza kubimenya nyuma. Twagiye no kuba twabikuza sasa uhawe ikaze. Okay, gusa mbere yuko dutangiye kubikuza ngiye kuba nabanza kwereka uburyo bakonekta no maze kuwafungura wallet ukino ahita ukora. Okay, reka manze nkore kure mu gatoya. Urabereka ngiye narabikuje buno bwa karugo ndabambikuje. Hanyuma sasa dore uko bigenda. Urahita uzubanza ukandanditse ngo kuri wallet, ukande wallet yawe byihuse cyane wihuta, uhite uzahanditse ngo sub kuri sub uhita ukanda hano gutya wihuse cyane byihuta cyane rwose, wakande rimwe. Noneho uhita ukandanditse ngo continue. Kuri continue ari uhita ukande continue. Nugera kuri continue uraza guhita wikanda, urategereza no gutya birarodinga gato kano kantu karangize kurodinga, uhita ukanda kuri connect wallet. Niyo mpamvu nyine ubwe tugomba kuba ufite wallet. Hanyuma ukandi hano urabona agiye nahisemo OKX niyo ugomba gukoresha. Numara gukoresha OKX utegereze. Ubwo niba utayifite turi kwita uyibona hano hejuru uraza kwita ubona hano munsi ngo harimo izindi, ngo urahita ubona handitse ngo all wallet. Hano urayidura ngaha uhakande, no kuhakanda urategereza uraza kwita ubona OKX urahita uzuyikandeho. Dore ngiyi wakoresha Binance, nukoresha Binance rero ukagira ikibazo bizangora kugufasha kandi nge narakoresheje OKX. Niyo mpamvu ukoresha OKX gusa byiza ko wakoresha OKX. Ugize ikibazo ndika muri commentaire ukande kuri OKX wallet. Uraza guhita byifungura ategeza bifungukire muri OKX. Muri OKX bafungukiramo barita bambwira ngo gutya sasa. Bahita bambwira ati mbanze nkore backup right. Hanyuma noneho urategereza bifunguke gatoya. Niyo mara gufunguka uraza guhita bakubwira ati ngo confirm. Nukanda kuri confirm nta kintu bari bukubaze, bahita bakubaza gushyiramo password urahita uyisainingamo, uragize ukanda kuri confirm ubukaze connected, bahita bakubwira ati ngo connected nk'uko uri kubona mu screen yawe. Icyo ngicyo babyarangiye babyakunze uhita wisubira inyuma bisanzwe, ukisubirira inyuma hanyuma ukahita waza kubikuza rero uraza ukahita ufata wallet kwa wamaze kuimportinga. Tugiye kwita twimportinga address mo ari, urahita ukandanditse ngo withdraw. Rero twikandira kuri withdraw batubwiye ati dushyiremo address. Nimba uzi ko utari muri group ya WhatsApp ntabwo uri buze kubona contact, babyita smart contact, ntabwo wayibona, never nibibaho, ntabwo wabona smart contact. Niyo mpamvu ukeneye kuza hano handi muri video description ukahita ukandanga ko ubona link ya group ya WhatsApp, right uyibonamo cyangwa se muri comment right ubonamo akaringi gasubururu, ugakandaho rimwe birarodinga bikuza hano. Iyo ngiyi ni WhatsApp channel yanjye batayifite ugaba yifite marita mu biboneraho, uhita ukanda hano handitse ngo view channel, urahakanda rimwe uhita ubonamo smart contact. Uhita ukanda niba ukoresha WhatsApp business, niba ari business WhatsApp ushyiremo WhatsApp ukoresha ukandeho, uhita ukanda kuri just once rero ukanda kandi just once bahita birodinga. No kuvuga ngo uraza kuhita uyibonamo rero muri ushaka kuri warebye no video hamaze igihe kinini, ariko ushaka no kureba muri video description niba imaze igihe kinini narasize ibintu byinshi. Uraza kuhita ubona ngiyi urahita uyikopia, dore nano magambo uhita ufata mu gihe uzahashize igihe kinini uzayibona muri nuza cyangwa se ukahita ubyandika muri comment ngahita ugahita ufata ugakora copy, hanyuma ugahita wongera ukagaruka handi muri application ya uhita uza none urahita ugaruka none ufungure OKX. Urahita ugaruka muri OKX niho uri bunyure, uhita ubanza uze muri OKX kugira ngo ubashe kwimbendinga. Okay, none niba wamaze kugira hano uraza kumenya neza nimba wakanze handitse ngo crypto. Niba wakanze kuri crypto ukakanda uhita uza ukanda hano hantu muri za kabike ahanga ameze nk'agakaramu, ni urakanda kuri agakaramu ni uri bwakande. Nuhakanda uraza kwita uzanditse ngo customize, uraza kwita ukanda kanditse custom crypto, ni urahita ukanda hano urakanda kuri custom crypto ureba akantu ku kandi please. Hanyuma urahita uzu ukande hano handitse ngo network, ukande kuri network uraza kumanuka gutya umanuke cyane urebe network yitwa base.
network yitwa base niyo uri bwarebe. Dore ngiyi kuri base urayikandaho, numara kuyihitamo uhita ushyiramo ya smart contract uhita uyishyiramo gutyo, urahita ukanda kuri paste. Ibigiyemo nta kindi kintu uri bukore usibye kuri buze kuhita ukanda hano gutyo, urakanda hano gutyo, urakandamo gusa, ibindi leta byizanamo. Uri kubibona ngo make sure enter the, urebe ko wayikopiye neza. Sasa numara kubikora ikintu ubikorera urakoramo hano gutyo, ugikoramo hano gusa, ibindi bahita byiyandika. Mbisubiremo banze kuba wabireba, bashe kuba banze kuba wabireba, sibyo? Unsubira inyuma gatoya, uraza gushyiramo smart contact naguhereje, uhitamo network ngo twabikoze. Kansubira inyuma mbisubiremo, uhitemo, uhita upastinga amanitse ngo smart contact. Ikintu uhita ukora umaze gupastinga, urahita uza ukore hano handitse ngo symbol, hano handitse ngo symbol, urahita wakanda. Ukiyakanda ibindi byose bihita byizanamo, urebe ko hano yanditse gutya WDD, akaba handitse WDD, akaba handitse decimal 18. Hanyuma numara kubikora uhita ukanda kuri confirm. Ugikanda confirm, boom, byamaze kuba. Mana nyadinzemo kandi ari ngifitemo ariko naribi. Okay, urahita umanuka hasi gutya, arebe hasi urahita uyibona. Dore ngiyi ngiye nyifitemo, dore ngiyi nawe urahita uyibonamo mu zindi, cyangwa se uhita unasubira inyuma, subira inyuma rimwe. Okay, hanyuma dore urahita uyibonamo. Dore ngiyi urabona ko ngiye narabikuje, dore ngiyi zingana gutya 200 zo nabikuje, ngiye guhita nongera mbikuze ziriya kugira ngo ubibone. Leta nyikandaho, uhita uyikandaho, nurangiza uhita ukanda aritse ngo receive. Tukanda aritse kuri receive, nukanda kuri receive uhita ukorera copy hano, uhita ukora copy. Ugimara gukora copy urahita ugaruka muri application cyangwa se kuri website. Kansubira inyuma, urahita ugaruka hano gutya, uyigarukeho, banze nkore kuremo zino nazo zigendane. None uhita uza ahangaha, uhita ukanda hano gutya kuri wallet, ni urahita ukanda. Nuhakanda kwako gusa ugomba kumenya neza akaga kantu wakaverifyinze. Hanyuma uhita ukanda handitse ngo withdraw, ukande kuri withdraw. Hanyuma uhita uza ukande kuri paste, kwane kuri akantu ka paste ugakanda, cyangwa se utsindagiremo cyane. Okay, nibidakunda utsindagiremo cyane hano gutya. Leta ijyamo, hanyuma itongera uze ukande kuri network, uhitemo base. Numara guhitamo base uza uhitemo hano nditse ngo max. Numara guhitamo max zose zihita zijyamo, hanyuma bitukira ukanda kuri withdraw, zita zigenda mva ako kanya. Urategereza bahita bavuga ngo send. Iyo babwiye send zita zigenda, hahandi akahita sigara 0. Ahita sigara 0 kwako wabihuje. Noneho kwako wamaze kuba wabihuza, ushobora kongera ukagaruka inyuma muri OK X kugira ko zakugarutsemo, hanyuma ugasubira inyuma. Nakubwiye zira na kopie ni adresse nongeye gufata, utaza gukopiya smart contact amafaranga yawe akayoboka aza kumamagara ati ngo byagenze gute. Uhita ukanda hano usubira inyuma rimwe, urahita ubona yuko zamaze kuba zakugera. Urabona yuko zingezeho, hangezeho 41 zo nabikuje, ejo muri nabikuje 240 na zingahe. Ngira ngo kuri kubyibonera neza nako zangezeho, zikaza zihwaye n'amadolari angana gutya. Okay, sasa ikintu gikurikiyeho ni iki ngiki. Ese ko nzifite muri OKX wallet, ni gute none ndi buzi kuzivana nkaba nzibikuje bikaba bikunze twese tubibonye? Ese noneho ni gute ndi buze kuzivana muri no web3 cyangwa se wallet nkayijyana kuri exchange, cyangwa se nkazivana ku madidi WDD nkazishyira mu mayadolari, nazivana mu madolari kugira mbashe kubona abantu byo nzishyira mu manyarwanda? Niyo mpamvu buri wese mbona namubwiye ati nagerageza arebe ko ari muri WhatsApp channel nk'abandi bose, kugira ngo ikiganiro kibona mu mbere wigo gutera like no kuri comment. Iyo video nzayikora ku wa 5 nimugoroba, se muri hafi. Iyo video niyo nzahita nkurikizaho, mberetse ko bibikuza kandi bikaba bikunze. Ikikwereka yuko binakunda, iyi ngiyi ni coin ibiri ups, ni up and down, nyine biri kuzamuka imanuka. Ukushaka kubona zifite agaciro gake kangana gutya, zikongera zikiyongera gutyo. Hanyuma rero uhawe ikaze, ngushimiye cyane. Iyo video nimba uyikeneye andika munsi ngo turahari, andika ngo turahari, ndagushimiye cyane. Hanyuma bashaka kwiyandikisha namwe rero marimo link muri video description uko wakiyandikisha birimo. Uhawe ikaze, mugire ibihe byiza, murakoze kandi ndabakunda.